Nongeye kuguha ikaze mu izina rya Yesu muri iki kiganiro. Amahoro y'Imana abe ku buzima bwawe. Muri uyu mwanya ndagira ngo tuganire ku munsi w'amateka, umunsi w'urubanza. Hari umunsi umwe twese tuzahagarara imbere y'intebe y'Imana y'urubanza. Imana izatubaza ko twakoresheje ubuzima yaduhaye, ibyo yaduhaye. Nimvuga ibyo yaduhaye mba mvuga impano yaguhaye wazikoresheje ute, amafaranga yaguhaye cyangwa ubutunzi yaguhaye wabukoresheje gute. Mba mvuga buri kintu cyose Imana yaguhaye, kuko hari impamvu ufite icyo ufite mugenzi wawe akaba atagifite. Hari impamvu ushoboye kuririmba abandi bakaba batabishoboye. Hari impamvu ushoboye kubwiriza abandi bakaba batabishoboye. Hari impamvu ufite impano runaka mu buzima abandi bakaba batayifite. Kuri uwo munsi Imana izatubaza uko twakoresheje izo mpano zitandukanye. Si ibyo gusa, niba Imana yaraguhaye ubutunzi kandi izakubaza ubwo butunzi naguhaye wabukoresheje gute. Mwene data, uko umeze kose uyu munsi wa none ni impano y'Imana. Ushobora gutekereza ko biva mu gukora kwawe, ukavuga utahari wenda nuko nabikoreye cyane, nkabyiga, nkiga amashuri, nkaminuza. Oya, ntabwo ariyo mpamvu, kuko nuko waba warabashije kwiga ayo mashuri ukaminuza, iyo nayo ni impano y'Imana. Hari benshi babyifuje ntibabasha kubigeraho. Hari n'abo mwari muri kumwe muri ayo mashuri batabashije kuyarangiza. Buri kintu cyose rero ufite mu buzima bwawe ntabwo ukwiriye kwirata ngo wumve ko cyavuye mu gukora kwawe, ahubwo ukwiriye kumenya neza ko ari impano y'Imana. Ubu buzima rero ni impano duhabwa n'Imana. Umuntu afite uburenganzira bwo kubukoresha uko ashaka. Ushobora guhitamo kunezeza Imana cyangwa ugahitamo kwinezeza. Ushobora guhitamo gukora ibyiza cyangwa ugahitamo gukora ibibi. Gusa nubwo ufite ayo mahitamo yose, ntubasha guhitamo ingaruka z'amahitamo yawe. Ikintu gikomeye buriya ntabwo ari uko ubasha guhitamo, ahubwo ingaruka z'amahitamo yawe nizo ziba zikomeye. Umusore cyangwa umukobwa aba afite amahitamo yo kuba yakora ibyo ashaka. Niyo mpamvu igihe umubyeyi wawe akubuza akakubwira ngo ntuzasambane, n'Imana ikakubwira ngo ntuzasambane, ariko ukavuga ati ninde wo kugenga uko nkoresha ubuzima bwanjye, ninde wangenera uko nkoresha ubuzima bwanjye. Ugahitamo kugenda ugasambana, ariko nubwo uhisemo gusambana, mu by'ukuri ingaruka zo gusambana zo ntabwo uzigera uzirinda. Wabihisemo ubishaka, ariko ntabwo uzabasha guhitamo ingaruka zizava muri ubwo busambanyi. Niba ari ugutwara inda, niba ari ukurwara indwara runaka, ibyo ntabwo uzigera uhitamo. Ikindi ndakubwira ahangaha, buri mahitamo yose nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga mu Gutegeka kwa 2:19, haravuga ngo uyu munsi ntanze ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja yuko ngushyize imbere ubugingo n'urupfu, n'umugisha n'umuvumo. Nuko uhitemo ubugingo ubone kuba wowe n'urubyaro rwawe. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana yadushyize imbere ibintu bibiri. Yagushyize imbere ubugingo, igushyira imbere urupfu. Yagushyize imbere umugisha ndetse n'umuvumo. Ni wowe guhitamo ibyo ushaka kubona mu buzima bwawe. Ntabwo hariho ab'Imana yaremeye kurimbuka ngo abandi baremere ubugingo buhoraho. Ntabwo hariho ab'Imana yaremeye ibyiza ngo abandi baremere ibibi. Twese bishingira ku mahitamo yacu, mwene data. Uyu munsi wa none hari inyigisho zivuga yuko hari bamwe Imana yahisemo kugira ngo bazajye mu bwami bwayo, abandi ikaba yarabaretse, ikaba yarabaremeye kurimbuka. Iyo nyigisho ni inyigisho ipfuye. Nuhitamo kujya mu bwami bw'Imana, uzakora icyo bisaba, uzakira Yesu Kristo, ukora ibyo azagusaba mu buzima bwawe. Ariko kandi nanone nuhitamo kutamwakira, uzaba uhisemo kurimbuka, uzaba uhisemo rwa rupfu. Byose biri mu kiganza cyawe kugira ngo ubikoreshe uko ushaka. Ndagira ngo nkubwire yuko hari amahitamo ufite, gusa ayo mahitamo nk'uko nabikubwiye afite ingaruka. Ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cy'Umubwiriza 11:9 ngo wa musore we, ishimira ubusore bwawe n'umutima wawe ukunezeze mu minsi y'ubuto bwawe, kandi ujye ugenda mu nzira umutima wawe ushaka no mu mucyo w'amaso yawe. Ariko menya yuko ibyo byose bizatuma Imana igushyira mu rubanza. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo ukore ibyo ushaka, ibyo umutima wawe ukubwira, ibyo mu maso hawe hashaka. Ufite uburenganzira bwo kureba ibyo ushaka, kumva ibyo ushaka, gukora ibyo ushaka. Gusa riratubwiye ngo umenye neza yuko ibyo byose bizatuma Imana igushyira mu rubanza.
Ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa 11 kugera ku 15, mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri, kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Mwene data, hariho ibitabo. Ndagira nkubwire ngo buri kintu cyose ukora muri iyi si kirandikwa. Uko uvugana n'abantu, ibikorwa ukora, ibyo ureba uri wenyine, aho ujya, buri kantu kose kuva ku gatoya kugera ku kanini, kuva ku byo abantu bareba babona mu buzima bwawe kugera ku byo batabona, buri kintu cyose kirandikwa mu gitabo. Ijambo ry'Imana avuga mu gitabo cya Malaki 3:16, maze abo bahaga Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akumva, nuko igitabo kikandikirwa imbere y'urwibutso rw'abo bahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Iyo turiho tuganira ijambo ry'Imana, Uwiteka atega amatwi. Ikintu cyose waba uri uganira na mugenzi wawe ukwiriye kumenya ko cyumvikana mu ijuru. Amagambo yawe ni ikintu gikomeye. Ndagira ngo usobanukirwe iri banga. Niba uri kumva neza yuko iyo tuganira amagambo y'Uwiteka amanuka agatega amatwi, ndagira ngo utangire uganire ibyiza mwene data, utangire uvuga ibyiza, kubera yuko iyo uri kuvuga ayo magambo Uwiteka atega amatwi, kandi igitabo cy'urwibutso kikandikwa. Ndagira ngo wandikishe ibyiza. Iki gitabo cy'urwibutso nicyo gitabo twabonye mu byahishuwe, aho bavuze ngo ibitabo birabumburwa, ngo ndetse n'ikindi gitabo cy'ubugingo. Hari igitabo cya buri muntu wese. Buri muntu wese ku isi azaba afite igitabo cye. Niyo mpamvu birivuga ngo ibitabo birabumburwa, ariko kandi nanone hazaba hari ikindi gitabo twese tuzaba duhuriyeho. Abazaba baranditswe mu gitabo cy'ubugingo, abo bazaba bari muri icyo gitabo cy'ubugingo. Ndagira ngo usobanukirwe n'ububwira mwene data, ntihagire ikintu kizagutungura. Muri uyu mwanya rero ndagira ngo tuganire ku bintu by'ingenzi bizagenderwaho muri urwo rubanza. Mbese Imana ijya kuducira urubanza, izaducira urubanza ishingiye ku ki, ireka iki? Mbese ni izihe kriteriya Imana izagenderaho? Ndagira ngo nkubwire ngo ikintu cya mbere Imana izaca urubanza ishingiyeho ni amagambo twavuze. Ibi turabisanga mu gitabo cya Matayo, cyangwa se ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 12 ku murongo wa 36. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, kandi ndababwira yuko ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi amagambo yawe niyo azagutsindisha. Mwene data, ndagira ngo umve ko amagambo yawe ari ikintu gikomeye cyane. Kuri uriya munsi w'urubanza Imana izakubaza amagambo wavuze. Ukwiriye kwitondera ibyo uvuga uyu munsi wa none. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ku rurimi hariho ubuzima, hariho n'urupfu. Akanwa niko umuntu akoresha ahesha abantu umugisha, ariko kandi nanone akaba ariko akoresha avuma abantu. Ndagira ngo kuva uyu munsi wige gukoresha akanwa kawe neza, wige kuvuga amagambo meza, vuga ibyubaka abandi, vuga ibihesha abandi umugisha. Rekeraho kwicarana na bagenzi bawe muvuga ibidafite umumaro. Rekeraho kuvuga mwene so umuvuga nabi. Uyikoresha amagambo yawe uyavuga mu bintu bidafite umumaro. Ibyo ngibyo nibyo byazatuma Uwiteka agushyira mu rubanza ntubashe kurwikuramo. Ikindi kintu cya kabiri turaza kuvugaho kizagenderwaho muri urwo rubanza ni ugukoresha impano Imana yaduhaye. Buri muntu wese hari impano Imana iba yaramuhaye mwene data. Ushobora kuba waravutse ushoboye kuririmba, ushoboye gukina umupira, ushoboye kwigisha abandi, ushoboye kuvuga. Impano yose Imana yaguhaye hari impamvu yayiguhaye, kandi irashaka yuko uyikoresha mu nyungu zayo. Abantu benshi Imana yabahaye impano, ariko barangije bazikoresha mu by'isi, bazikoresha mu kwinezeza, ntibazikoresha bahimbaza Imana.
hari abakuze baririmba mu worship team, baririmba mu makorali, bamaze kubona yuko bashobora kuririmba abantu bakabakunda, babivamo bajya kuririmba mu by'isi. None uyu munsi wa none ngo babaye abasitari. Ariko nubwo babaye abasitari, ndakubwiza ukuri, nta muntu muri urwo rubanza uzahemberwa ko yaririmbye isi igafashwa, cyangwa se yaririmbye abantu bakabikunda bikabanezeza. Umuntu wese azahemberwa yuko hari icyo yakoze mu bwami bw'Imana. Niba mu bwami bw'Imana wakoresheje iyo mpano yo kuririmba, uzabihemberwa. Niba waravuze ubutumwa mu ndirimbo, uzabihemberwa. Ariko niba warabikoresheje unezeza abantu ndetse nawe winezeza, nta kintu bizakumarira, ahubwo Imana izakubaza iby'iyo mpano yaguhaye wapfushije ubusa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. Aha umwe itarane 5, undi amuha 2, undi amuha 1, uko umuntu ashoboye arazinduka. Uwo mwanya uwahawe itarane 5 aragenda arazigenza, azunguramo izindi tarane 5. N'uwahawe 2 abigenza atyo, agenzuramo izindi 2. Ariko uwahawe 1 aragenda acukura umwobo, ahishamo itarano ya shebuja. Maze iminsi myinshi ishize, shebuja wabo bagaragu araza, abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Uwahawe itarane 5 araza, azana izindi tarane 5 ati, databuja, wansigiye itarane 5, dore nazigenzuyemo izindi tarane 5. Shebuja aramubwira ati, nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe itarane 2 araza, aravuga ati, databuja, wansigiye itarane 2, dore nazigenzuyemo izindi 2. Shebuja aramubwira ati, nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe 1 araza, aravuga ati, databuja, nari nzi ko uri umunyamwaga, ko usarura aho utabibye, kuhunika ibyo utagosoye. Ndatinya, ndagenda mpisha itarano yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. Ariko shebuja aramusubiza ati, wa mugaragu mubi we, wa munyabute we, ko wari uzi ko nsarura aho ntabibye, mpunika ibyo ntagosoye, itaranto yawe ntiwari ukwiriye kuyiha abagenza, nanjye naza ukampana iyanjye n'inyungu yayo? Nuko nimuyimwake, muyihe ufite itaranto 10, kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. N'uyu mugaragu ntacyo amaze, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazarira bakahekenyera amenyo. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwira ahangaha abantu bahawe impano, bahawe amataranto atandukanye. Birashoboka ko nawe hari impano Imana yaguhaye, hari ijambo umaze iminsi wakira, hari ubuhanuzi wagiye wakira bukubwira ngo Imana yaraguhamagaye, bukubwira ngo ufite impano runaka, ariko uyu munsi wa none ntabwo uyikoresha. Imana irakubwira ngo haguruke ukoreshe impano iri muri wowe. Imana irakubwira ngo ureke ubwoba. Imana irakubwira ngo haguruka, iki ni cyo gihe, haguruka ukoresha impano iri muri wowe, haguruka watse impano iri muri wowe. Kubera ko nutatse impano ngo uyikoreshe, ku munsi w'urubanza Imana izakubaza impamvu utayikoresheje. Abantu rero bazagaragara ko batakoresheje impano Imana yabahaye, bazajugunywa hanze mu mwijima, ngo niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Ndakwinginga mwene data kugira ngo kuva uyu munsi utangire ukoresha impano Imana yaguhaye.